ahangaha mu Dusanze ni muri Light Salon. Ahangaha dukorera umurimo wo gusuka tukanigisha. Nkuko wabimbajije, ibanga dukoresha nta rindi ni ryo gukora neza ibikoresho byiza kandi bifite isuku. Mwabibonye ko dufite na parking nziza. Uko byakagenda kose, iyo umuntu aje agasanga ibikoresho byiza, agasanga ufite parking nziza, nta cyamubuza kugaruka kandi unakora neza. Duherereye Kimironko, umuhanda umanuka ujya 12. Iyo umanuka ubona etage yanditseho Freedom House. Iyo uhageze ureba munsi yayo niho hari icyapa cy'141. Aho ngaho iyo urebye iburyo uhita ubona Light Salon. Naho ngaho uba ubona ari imiryango 2, ariko mu by'ukuri uwo wakwinjiramo wose ni muri Light Salon. Nimero wahamagaraho uje ni 0788 42 5014. Uramutse uzibuze wahamagara kuri 0788 44 89 069. Mu masomo dutanga bitewe n'ubuhanga tuyatangana, nta munyeshuri umara amezi 3 atarabimenya, cyane ko n'abakoreramo abenshi nabigiyemo bakagumamo bakaba barabaye abasutsi. Iyi sari maze igihe kirekire cyane, ukaza tukakwakira neza cyane, tukagusuka neza cyane, tukakwigisha neza cyane. Murakoze.